reka twongere tubifurize ikaze no gukomeza kugubwa neza aho muri hose, tubifurize guhaha mukaronka. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe utari wabikora, hanyuma ujye ubona imari nziza cyane tugenda tubagezaho umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho, tugiye kubereka inzu nziza cyane, inzu nziza ikiri nshyashya itarasaza ya etage. Inzu ya etage ni inzu y'akataraboneka ni inzu y'akataraboneka kubera ko iri ahantu heza Kimironko, hafi cyane ya kaburimbo rwose, kandi ikaba ishaka amafaranga makeya. Ni inzu nini, ifite ibyumba bitanu, ni inzu nini ifite ibyumba bitanu byo kuryamamo binini, ndetse ikagira dushe na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Iyi nzu rero ikaba yubatse neza rwose, nubwo mubona nyirayo akeneye amafaranga. Inzu ya etage rero inatuyemo umupanga wishyura 500. Ni inzu y'akataraboneka idakwiriye kugucika rwose. Wowe uri tayari, ufite gahunda yo kwigurira inzu, wowe uri tayari kwigurira imari ya Byungura, ni karibu cyane rero. Muze tubereke hano ni muri Nzuri Business Group Limited, company ya mbere mu kubarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko mufite n'ibyo mugurisha, namwe mwatugana tukabagurishiriza. Yes. Iyi rero ni Nzuri, iyi mari ntigucike, ntabwo ifite ibyumba bitanu, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine, ifite na stock ndetse na parking na jardin binini cyane. Iyi nzu kandi rwose ikaba ari inzu irimo umukiriya, cyangwa se ikaba ari inzu ikodeshwa amafaranga 500 za buri kwezi. Iyi nzu kandi rwose ikaba iri hafi ya kaburimbo Kimironko. Namwe muzi Kimironko, namwe muzi muri uyu mujyi, uribaza uti iyi nzu nayigura amafaranga? Ntabwo rero ari amafaranga menshi, kubera ko tuba twagerageje kumvisha umukiriya ko akwiriye kureba ikibazo gituma aba akwiriye kureba buri kimwe cyose kabisa. Yes, nyuma y'publicité turaza tubamara amatsiko tubabwira igiciro nuko. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon, live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y3.nzuri.rawa. Yes, ngira ngo rero mwabyiyumviye yuko rwose muri Nzuri Business Group Limited tuba tubagezaho byinshi kandi bitandukanye. Turabararikira kujya mukurikirana icyo kiganiro, kandi kiba kiri live kuri channel yacu ya YouTube ya Nzuri Market, aho musobanukirwa byinshi cyane bitandukanye ku mitungo itimukanwa, mukagenda munabona imari y'umunsi tuba twabateguriye buri munsi 5 kuri 5, kugira ngo mutabasha gucikwa. Ikiganiro kiba kiri kuri 93.1 Fine FM, ni buri munsi kuva kwa mbere kugera 5 saa 2 za mu gitondo kugera saa 3. Iyi nzu rero mwakomeje kugenda muyireba. Iyi nzu nk'uko mwagiye mubibona ku screen yanyu, irashaka amafaranga atari menshi, irashaka miliyoni 80, kandi ziri negotiable. Miliyoni 80 ziganirwaho, cyangwa se miliyoni 80 kandi rwose zigabanuka. Ikaba rero ari inzu kandi nk'uko nabibabwiye iri mu kibanza gifite metero kare 350, ikaba kandi bamwe umukiriya uyikodesha amafaranga 500 kuri miliyoni zawe rero 80, kandi zishobora kugabanuka cyangwa se zishobora kuganirwaho. Wakwigurira etage iri ahantu heza cyane, hafi cyane ya kaburimbo, kuri miliyoni 80, kandi nabwo ziganirwaho. Ni igiciro turagabanya
kugeza hasi. Wakunze rero iyi nzu n'ubundi nimero murazibona kuri screen, wahamagara kuri za nimero zisanzwe arizo 0788484867 cyangwa se 0781243012 sibyo gusa ushobora kudusanga dukora ni hariya ku Muhima kuri Yamaha ugeze muri Feruje neza n'etage ya kabiri y'amatafari yanditseho Shema House. Dukora muri etage ya nyuma umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ushobora kudusura kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe, ndetse ukore na share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo rwose babashe kugenda birebera ibyiza byose tubagezaho 5 kuri 5. Turabakunda cyane.